waba uri Murenge, waba uri Bukavu, waba uri mu Rwanda, waba uri mu Burundi, waba uri muri Amerika, waba uri Canada, waba uri Australia, kandi hose mvuze abanyamurenge bariyo kandi benshi cyane. Icyo mbakangurira, icyo nifuza, icyo mbasaba twese ni ugukunda iwacu. Icyo ni cyambere. Icya kabiri ni ugushiraho akawe icyo ushoboye gukora. Sinagusaba icyo udashoboye, ariko icyo ushoboye gukora hariya ari ugufasha kubaka amashuri. N'ubu ngubu turi mu kubikora na gahunda yindi, dufite na gahunda yindi iwacu muri village iwacu iminsi iri buze, kandi ariko ni igikorwa gikurikira ikindi, ari ugufasha kubaka amasantere de sante. Na amafaranga abikora kandi abantu bari yakorera mu isi aho tunyanyagiye hose, siko bimeze. Ariko abaturage bari hari iwacu bakeneye ibyo bigo nderabuzima, byaba ibya education, siko mvuze. Donc tubigire mu ruhare. Wayingira ngo ni inkuru ingoma yanise bizira ubwo mugabo utagira iryoya ku mubiri cyakuye mu Gisaka bakanshira mu Gisagara imbere. Iyo yabaye inzira yo kwikura mu nzitane. Yari Ruganza cugura rwabonekeje icimo muri bureau d'enseignement protestant. Imvumba yaje ivuka kwa Ruteye ngo avumbuka aravumera kugeza tubonye ubwene gihugu. Ineza ya Gisaro twese turayivuruganya. Nitwa Ruboneka Gervais. Muri cadre muri histoire tuganiramo, nabaye abandi bose ibihe byatambutse muri Kongo, irangiza amashuri igice cya mbere cya universite, nakoze imirimo myinshi, nayoboye ibigo by'amashuri muri Sud Kivu, Kaibibiki, kera maze kwitwa Bwindi, ariko nyuma yaho naje kuvamo njya gukora mu masosiyete hotelière, nabyo nari umuyobozi kandi nabikozemo ibihe bitari bike cyane mu bice bya Rumbashi. Ariko nyuma yaho njya kuvamo njya muri cadre politique y'igihugu. Ndibuka ko icyo gihe nakoze muri ministère y'ububanyi n'amahanga nk'umujyanama wa minisitiri. Nyuma yaho nongera gukora iyindi mirimo myinshi, igihe cya rebellion igihugu cyari gifite ibibazo cyaracitsemo, nabyo nagiye gukora iyindi mirimo itandukanye. Ariko nyuma yaho igihugu kimaze kuba reunifié, aho nshatse kuvuga ni muri 2002, nyuma ya accord ya Sun City, nza kuba umusenateur mu gouvernement de transition ya Congo imyaka 5 Kinshasa. Icyo gihe dukora imirimo iyo buri gihugu mu buryo bw'amategeko, kandi tuyikora neza ndetse dukemura n'ibibazo byinshi. Honorable, urakoze ubwiye mu buryo buri professionnel nk'umunyamurenge, naho watwibwira kugira ngo abadukurikiye bamenye uwo ari we mu Kinyamurenge. Simbizi icyo mushaka kuvuga mu Kinyamurenge icyo ari cyo, kuko ubu ntabwo tukiri babandi bakera bo kujya kwibwira umuntu ukamushakira mu oya. Iyo mvuze ko ni umunyamurenge, ndi umukongomani w'umunyamurenge, ibyo birasobanutse. Hari ikindi kiba kibuyemo kubera kugira ngo tumenye n'umurara. Okay, ibyo nyine bivuze mu Kinyamurenge, ariko muri context iri ubu si n'ibintu bikigezweho byo kumenya abantu mu mirara, byo kumenya. Donc finalement njyewe sinza nabikunda cyane, ni nka divisionisme, ni nko gucagaguramwe abantu, aho kurebera abantu muri context barimo ubwoko nk'igihugu, ukabarebera mu muryango mutoya, ntabwo bifite agaciro. Ariko ni mu bisaba nabyo ndabibabwira, ntacyo bindwaye, kuko n'ubundi umuntu wese abagira havuka, bagira ko yitwa, bagira nabyo byararemwe kandi biremwe. Ni nabibabwiye ko nitwa Ruboneka Gervais.
aho mvuka iwacu navukiye mu Mikarati. Mu Mikarati ni hagati ya za Rwerera, ariko iwacu aho umuryango wanjye utuye ubu ngubu ni ahantu hitwa mu Kamombo, mu kavirage kitwa Imutenja. Wagenda uhasanga mama wanjye aracyahari, papa yarapfa ariko mama arahari. Turi abanyabyinshi. waba uhaheruka ryari? Peruka yo kera, peruka yo muri 1994. 1994 nabwo nagezeyo nyine nabuze umubyeyi papa wanjye, ndagenda ariko kuva ico gihe nyuma yaho nongeye gusubirayo. Nagarutse kenshi Murenge ariko nkaza mu Minembwe. Nico ni ikibazo cha transport, kugira rero ngo igihe wagiye mu mission runaka ntiwabona ukuntu uva mu Minembwe ngo ugende ujye mu Kamombo wongera ugaruke, indege yagusizaho ngaho ngo igaruke, ntibishoboka. Umva ari nkikukumbuye iyo ugerageje gukumbura kwibuka village natal, umva ari iki kumbuye? Nostalgie yanjye nibuka village natal, nibuka imisozi y'iwacu, imisozi twaragiragaho, imisozi twahoragaho inyana, cyane ibyo ndabyibuka kandi nkabikunda. Ariko kandi nkibuka n'amasengero y'iwacu, yarameze paske niyo yahuzaga abantu, n'ubu ngubu niyo yahuza abantu n'abantu bahurira. Urumva abantu bahurira bagasabana cyane, ibyo birakumarika, ibyo ndabyibuka cyane. Twibanze ku bwoko bw'Abanyamurenge, ni nk'ibihe bintu muri ico gihe c'imyaka 5 ushobora wishimira kuba mwaragezeho? Ibyo twagezeho ni byinshi, ariko n'ibitaragezweho nabyo ni byinshi. Ariko muri make navuga kuko Abanyamurenge n'Abakongomani bahoze bagira ibibazo ibihe birebire by'ubwenegihugu, kandi ari benegihugu nk'abandi bose. Ariko muri guverinoma zose zagiye zitambuka, nshatse kuvuga igihe cya Mobutu cyane, niwe wayoboye imyaka miremire, Abanyamurenge amategeko yarasohokaga, none muri parlement kamino mu itegeko rikabagira Abakongomani, bugaca irindi tegeko rigasohoka rikabambura uburenganzira bwabo benegihugu. Igihe cy'amatora ajya kuba bakaba traité d'étranger, bakabahindura abashitsi, yatambuka bakaba benegihugu. Kenshi baratoraga ntibatorwe, urumva ko ibyo byari ibibazo. Ariko nubwo byabaye gutyo muri iyo histoire tuvuze politique y'igihugu, nanone twageze abayobozi ico gihe, nubwo ibibazo byari bisanzweho, ndetse ibibazo byaje kuba nyuma cyane. Ariko nk'igihe ca Gisabo yari umudepite, bari bazi ko ari umunyamurenge, yari yaratowe umunyamurenge muri Sud Kivu. Ariko nyuma yaho abandi baje gutoza muri legislature zitandukanye bikananirana, kandi tukamenya babakuyemo ico babakujemo n'intwaro yitwa ngo nabashitsi. Ibyo mbivugiye kuko rero muri gouvernement ya transition no muri parlement twabayemo, ibyo bibazo byabaye discuté de faute en comble, kandi birakemuka. Constitution y'igihugu iratorwa, tuyigira mu ruhari, kandi ihamya neza Abakongomani abari. Umuco uragaragara ko Abanyamurenge n'Abakongomani nk'abandi bose, ntabwo babarwaga nk'Abakongomani bavuba bemererwa ubukongomani, ariko hamaze kuba amadeba nk'abantu bari muri 60. Oya, Abanyamurenge bari basanzwe, ndavuga gute, Kongo ijya kugaburwa, Kongo ijya Afrika yose ijya kugaburwa, Abanyamurenge bari Abakongomani bari muri Kongo. Nubwo ntabwo ari abantu baje bimuka muri amara gushika basabe uburenganzira bwo kwitwa Abakongomani. Oya, ntabwo ari byo. Karengane, ariko karengane twarakarangije, hatogwa constitution nshasha, bagize mu ruhari rwose hamwe n'abandi Bakongomani bose twakoranaga muri parlement. Ibintu biragaragara, biri mu muco, bimeze neza ko itazagarukwaho Abanyamurenge n'Abakongomani. Urumva ko icyo kibazo cyari ikibazo cy'ingutu ku bwoko. Honorable, urakoze cyane. Dukomeza mu kiganiro, ari utangiye utubwira ibibazo byabaye mu ngoma zimwe na zimwe nk'ingoma ya Mobutu. Twagira ngo uduhe incamake muri izo ngoma zabayeho kuva niyenda igihe wari utubwiye ko Abanyamurenge babaye muri Kongo, ndetse mbere yuko Afrika igabanwamo ibice. Shaka kugira ngo ku bantu badukurikiye ugire
incamake ntoya uburyo abanyamurenge babanye n'abandi bakongomani uburyo batinze banakomeje uvuga ko muri 2002 niho bemewe bidasubirwamo ko ari abakongomani tubwire impamvu zabateraga kutemera yuko ari abakongomani nk'abandi. Tubigarutseho neza ntabwo muri 2002 hakemutse ikibazo cy'abanyamurenge, hakemutse ikibazo cy'abakongomani. Twarangije ambiguïté ya nationalité congolaise, tudefinisa muri iyo constitution umukongomani uwari. Donc icyo gihe twabikoze effectivement muri 2003. Tudefinisa umukongomani uwari we n'uwaje muri Congo giheke n'ufite descendance zimeze gute muri Congo, ibyo biba clair une fois pour toutes. Ese uduciriyemo muri make kuri iyo ku kibazo cya nationalité iko byavugaga ko umukongomani ari umeze gute muri constitution? Iyi constitution hari iyo mwagizemo basukira kuba baragize indication yayo. No yavugaga kuko umukongomani twavuze ko umukongomani ari umuntu wire tuve muri Congo yibona ubwigenge. Ubu bwigenge bwasanze muri Congo ahatuye kandi afite ibisekuruza zabaye ku butaka bwa Congo. Uwo ni umukongomani. Donc umuntu utuye muri Congo 1960 igihe cya independence ariko kandi ufite ibisekuruza, urumva ufite ibisekuruza muri Congo, ça veut dire il est descendant arakomoka mu bisekuruza byabaye ku butaka bwa Congo iyo myaka yose ya mbere. Uwo ni umukongomani. Urumva ko tubivuze gutyo ntibigarukwaho kuko yaba ari umuntu wari muri Equateur, yaba ari umuntu wari muri Nord Kivu, yaba yari muri Sud Kivu, burya Congo ihananye imbibi n'ibihugu 9 kandi icyo kibazo twagiraga abandi ntibakigire kandi bafimeze nkatwe. Bamwe bagiye bava Angola, urumva bari muri za Bakongo, abandi bavuye Brazzaville, bari za Kinshasa, abandi barava za muri Zambie, yugiye za Sakanya, parti za Lubumbashi, ibyo bice byose abandi ni muri nabo bagize icyo kibazo province orientale na nationalité. Oya ntibakigize ariko bari bafite hari abari bafite kazi meze nk'izacu neza exactement nk'izacu kuko ni pays limitrophe. Ese bo kubera iki batagize icyo kibazo, kubera iki ari twebwe twagiraga icyo kibazo? Bon peut-être biragoye kumva gato ariko icyo kibazo ntabwo cyazanwe na leta ya Congo, cyatererwaga n'abayobozi bakomoka mu moko duturanye. Urumva ni cya kibazo nababwiye ngo cy'ubujiji ariko kandi cy'ubukene. Umuntu akibwira ati kugira ngo ntambuke ubu bwoko buza bugirana amakimbirane n'ubwacu, reka mbabwire ko nge ni ntambuka nzabakemurira ibibazo by'ubwoko. Urumva ko ari ubujiji ari n'ubukene en même temps. Uyobewe kuko kubana ari zo mbaraga, uyobewe cyakabiri kuko nunajyaho ukabateza ibibazo tuzobakuraho, tuzobishobora parce que n'ubwoko bukomeye nkaya ni moko mu gihugu ariko akabariba l'arme ikirwanisha ukoresha. Ibyo niko byagenze. Donc usanze n'igihe byagiye bigira n'ubuyobozi mu gihe cyamo parce que nibabaye ku butegetsi igihe kirekire ntabwo ari we byaturukaga nka perezida w'igihugu, ntabwo yari amategeko abisaba, n'abantu babiyinturudizagamo bakomoka muri Sud Kivu mu yandi moko batambutse nk'abadepite. Honorable ugerereje kudukorera iyo analyse nakwita niyenda ko ari politiki ho gatoya kuva imbere y'ubukoroni periode precoloniale kugeza ubu ngubu ugenda analizaho gatoya ku ngoma, utubwira uburyo abanyamurenge bari babanye n'andi moko. Okay, abanyamurenge bamaze kuva mu Rwanda parce que niho bavuye principalement barambutse muri Congo babana n'andi moko neza ubuzira ikibazo. Ariko ikibazo aho cyaje guturuka cyatangiye kurema mu makimbirane kigatuma n'abantu baturanye bangana nk'amoko. Shatse kuvuga urebe abanyamurenge muri Sud Kivu babana n'abapfurero, babana n'abavira, babana n'ababembe, urumva principalement abo ngabo abanyindu, ariko abanyindu nabo ni minorité cyane basimire kubarega kenshi. Alors igihe cy'ubukoroni abakoroni nibo bateye iyo mbuto mbi
origine y'ikibazo cy'abanyamurenge kugira ngo habe amakimbirane hagati yabo n'andi moko baturanye, l'origine coloniale, origine yabyo imvo niva ni mu koloni, n'abakoloni babitereye kuko ni irya politique parce que igihe cya mbere, muri ico gihe cya mbere u Rwanda, u Burundi na Congo byari bifite administrateur general umwe. Au fait u Rwanda na Congo zari province, u Rwanda no Burundi zari province za Congo, kandi bamara bikagira umuyobozi umwe, urumva. Alors ibibazo bateje mu Rwanda ntibaretse no kubiteza hariya muri Congo byerekeye abanyamurenge, parce que analyse bakoraga bahaye batera ibibazo hano nizo bakoze batera ibibazo hariya. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nta katandukanye. Kurya muzi histoire yo mu Rwanda, mugize imisi hano mumaze kumenya histoire neza y'u Rwanda, ni wacu nuko niko babigenjeje. Batangira kuincita ayandi moko kwanga abanyamurenge. Urumva bavuga ati ni babandi bagiye bataza yantagomba kujya bashaka guteta abantu. Iyo uri umuyobozi ugatera imbuto mbi nk'iyo ngiyo mu bantu, irakura ikabyara ibyo yabyara imbabizi by'amacakubiri n'intambara no kwicana, naho ngaho byaturutse muri histoire. Tugeze noneho ku ngoma ya Mobutu. Tugeze ku ngoma ya Mobutu. Mobutu yari umudictateur, ariko nabyo ntiyaradimitira igihugu neza parce que ntiyagikoreye, ahubwo yarakiriye. Dore bwabujije na bwabukene ntiyaburwanije, urumva, ahubwo yarabwubatse. Kuko urebye igihugu kirasa nka cagiye kikiremo, ariko iyo tubivuze kuko ntabwo ari iwacu honyine, ntabwo ari Murenge honyine, genda mu bindi bice bya province ya Kongo urasanga nabyo niko bimeze. Nabo nabakene, nabo nabajije nk'abandi bose, urumva. Ariko icyo gusa yashoboye gukora mu Butu nyine yaravugaga ari kijana. Ntabwo hari harabaye ibyabaye muri bino bihe bya nyuma byo kwicana, uretse ko n'ibihe bya nyuma kandi nubwo hari asanzwe amakimbirane hagati y'abakongomani batuye muri Sud Kivu, ushatse kuvuga abanyamurenge n'abandi, ariko byaje kuba accentué cyane n'interahamwe zamuka muri Kongo. Kandi muribuka kuko zambutse mu gihe cya Mobutu, si muri 1994 se. Ariko muri ico gihe cya Mobutu ntabwo yakoreye igihugu neza, ntabwo yadevelopye igihugu neza, ariko yarageje ku maintenance d'une manière générale umutekano muri rusange, urumva. Ntabwo abantu bari beraje darige cyangwa Mobutu, murabyibuka mu ntambara zo muri 1964 abanyamurenge binjije igisirikare, kandi nibo barwanyije rebellion muri Sud Kivu neza cyane, kugeza muri Sud Katanga abanyamurenge nibo babikoze, kandi baje kwibera baremerwa nk'abasirikare beza. Icyo gihe murabyumva, twari dufite n'abayobozi. Tugiye cya Mobutu twari dufite umudepite bari très réputé twagisaba mumuzi, muramwumva amateka ye, yari umuntu wari ufite consideration zikomeye cyane muri Sud Kivu, cyane ko watagiraga ivangura. Natwe ntaryo twagize, turarirwanya, abarikoze nibo baduteje ibibazo. Yegeranyaga abantu bose, ari abapfero, ari ababembe, ari abanyamurenge. Nikinshasa yarari wageraga igihugu ugasanga abanyeshuri bagiye gushaka amashuri bose arabashakira amashuri kimwe, bose arabafasha mu buryo bumwe, kandi bose bakamutora kimwe, urumva. Yari image ya gestion nziza yiwacu ariko y'igihugu muri rusange. Icyo ni igihe cya Mobutu, ariko nyine biragenda. Mobutu nababwiye kuko icyo yakoze yari dictateur, ariko ntiyubatse igihugu, ntiyadevelope igihugu, ntiyakuye abantu mu bujiji ngo bakure no mu bukene, kandi igihugu gitunze kiri mu bitagenda. Ariko abakongomani bakaba batinya uko bari. Ibyo byabaye mu gihe cya Mobutu birarerwa kugeza na bugingo n'ubu. Mu ncamake niko Mobutu arayoboye, bigeze naho interahamwe ziza, bigeraho haza undi mutwe uje kumurwanya gukuraho Mobutu. Mobutu yarayoboye kandi aremerwa, yari marshal, arabizi, yarakomeye cyane. Ariko buryo iyo wayoboye ntiwubaka igihugu, ntudevelope igihugu cyawe, uribesha ngo urakomeye naho ntabidakomeye, uba n'umuyaga ukagenda. Interahamwe ziramuka muri Kongo, zamuka ziri arme. Ubundi iyo abasirikare batsinzwe mu gihugu runaka, murabakira mukabaheza azira, ariko mubambura intwaro.
hari igihugu kiyobowe neza niko bigenda. Igihe cya Mobutu ntibyasi yabikoze byarabaretse bamukana intwara, basa n'abafashe igihugu kandi bavuye iwabo batsinzwe, batangira gukandagira abakongomani, ibyo babakorera amarorerwa ntitwabisubiramo ni birebire. Icyo ni kimwe cyagaragazaga kuko ubuyobozi bwari fake, bwari bubi, bwari gito. Haza kuvuka umutwe umurwanya kuko nyine abakongomani nabo bari bamaze kubicoka, ariko bafashijwe n'ibihugu nitwa hano mu gutaba ku buyobozi. Ese ubona nko ku banyamurenge ku gihe cya Mobutu, izo analyse zose wakoraga ku buyobozi bwa Mobutu, abanyamurenge bari bameze gute ku buryo bwa evolution ndetse no gutera imbere kw'abanyamurenge? Igihe cya Mobutu ntabwo abanyamurenge bateye imbere pratiquement, ariko bari bameze nk'abandi bakongomani, ndetse akarusho bari bagomeye, bari basa n'abantu bari mu kazitero mu misozi, bari n'abungeri principalement, ariko abakeya cyane wabonaga biga, ariko bari bakeya, bari muke cyane kuko ntabwo hariho de facilité kugira ngo uvi Murenge wigeze Kisangani wigeze Kinshasa. Twarizeyo, abantu barizeyo, ariko bari bakeya, bari babarwa ku bitwito. Urumva harimo n'ikibazo cya ekonomi, ariko harimo n'ikibazo cyo kutabona de facilité. Quelquefois même inscription zikagora, quelquefois bakakudiscrimina no ku ishuri ukaribura cyangwa se ugatsinda utari ukwiriye gutsinda. Donc urumva ko bya bibazo twari dufite iwacu muri village hamwe na yamukare byarazamukaga, byamara kugera habe n'abarimo bigisha muri université n'ahandi, ugasanga defo barakurenganyije kubera ko bazi ko iyo muturuka mwese haba hari ibibazo runaka. Akarengane kako twahuye nako kenshi cyane, ariko nyuma ya Mobutu ibyo bimaze kuvaho, abanyamurenge barasa n'abasenye kazitiro, hari kabazitiriye ahantu bavayo benshi, abantu benshi baza mu Rwanda, benshi cyane. Ubu umuryango mwiza ukingutse, abanyamurenge bariga, abanyamurenge bateza imbere nk'abandi batuye isi. Reka mvuge gutyo, nk'abandi batuye isi, si nk'abandi batuye Murenge, oya, ni nk'abandi batuye isi muri rusange. Usanga iyi evolution y'imyaka nakwita ingahe, nakwita 20 cyangwa 17-18, abanyamurenge bateje imbere mu buryo spectaculaire batagize mbere mu bihe byose by'abandi, haba mu mashuri, haba no mu zindi nzego, haba no kujya mu mahanga, bakamenya izindi siko zimeze, nakanda bakamenya inyungu zibirimo bakazigira n'izabo. Honorable, dukomeje kuri izo analyse z'ingoma kuva ku ngoma ya Mobutu, abanyamurenge babigizemo uruhare cyane kuri ibyo ngibyo batubwiye yuko interahamwe zari zije zisanga abo banyamurenge n'abari abandi batutsi bashaka kubica, bashaka kubakora nk'ibyo bari bamaze gukora mu kindi gihugu cy'abaturanyi mu Rwanda. Biza kuba ngombwa ko noneho n'abanyarwanda badufasha. Bivuga yuko abanyamurenge bagize imbaraga zikomeye mu kuvanaho Mobutu. Ese ku ngoma ya Kabila Muzehe iho uyanaliza gute nk'umupolitisi? Ingoma ya Kabila Muzehe ntabwo yatinze, yagize igihe iyo kagaragaje ibyayo byaba bibi, sinabidevelopa cyane, ariko ntibyatinze. Ariko icyo wamenya gusa nuko icyo gihe Muzehe Kabila yaragiye ku buyobozi bw'igihugu, nk'umutegetsi w'igihugu, ariko ajyana n'abanyamurenge, ntabwo yagiye wenyine. Reka mvuge ko iburyo n'ibumoso abanyamurenge bari bahari. Donc aho ntabwo nubwo yokerekanye icyo yari ari cyo nyuma yatinda, ariko ubwo ngubwo byari bikimugoye kugira ngo afate dispositions arizo zose cyangwa abe influence n'abandi bakongomani bose, kuko muri iyo processus yo kumushira ku buyobozi yajyanyeho n'abanyamurenge, byari ari kumwe nabo muri guverinoma. Kuri iyo ngoma ya Kabila wumva ari nk'iki abanyamurenge twakwishimira cyangwa se twageze? Iby'ukuri ibyo twagezeho ni uko habaye integration totale mu buyobozi bw'igihugu. Icyo nicyo principalement cyabayeho, ariko sinavuga ngo ni Kabila wabifavorisha, oya, ni evenement yabaye tuyijwemo role twese. Urumva, reka mbyite ko ari partage
de responsabilité twari dufite twese nk'abakongomani bagize uruhare muri izo ntambara. Ntabwo ari faveur Kabila yaraduhaye, ntabwo ari si faveur, ni droit. nuko bigezaho niyenda ntimwumvikana na Kabila, hazaho RCD. Iyo wadukoreraho nayo analyse ibyo mwagezeho, imbogamizi se cyangwa se ibyo abanyamurenge bishimira twaba twaragezeho, ndetse unagereho n'ubu ngubu n'igihe ndetse mwabaye abasenateri. Bon, histoire ni ndende cyane, ntawe umenya kuyihereza amadetayi menshi cyane, ariko muri Samari ofete burya ibintu bya leta ni continuité, birakomeza. Abi niyo usenye ibyo umwe yubatse, nuko ushaka kubaka peut-être byiza bifite ubushobozi, nanone ugira hahandi uhera ukagira ibyo unenga, ugakosora bimwe n'ibindi kugira ngo biteze imbere kuruta. Igihe cya RCD, intambara ya RCD yazanywe nuko ibya Kabila byari byatangiye kugaragara ko atari umugestionnaire mwiza. Naho byavuye nuko yahakanaga le principe de gestion de base abantu bari bumvikanye ho départ. Atangiye kuzihakana rero abantu baravuga ati ntaho tuvuye, ntaho turoye. Bya bindi twanze mbere les antivaleurs nizo kandi tugiye kujya. Urumva ni origine ya conflit. Abantu bariretira, abantu turatandukana nabo. Tuja l'est iwacu, kandi ngo tumare kuja l'est iwacu twari dufite igisirikare, twari dufite arsenal yose ikwiriye. Intambara ziraba igihugu gicika mu bice bitatu. Urumva hariho uburasirazuba bwa Kongo ni iwacu, hariho iburengerazuba za Equateur, hariyo umutwe wa MLC Bemba, hakaba rero n'igice kindi gisigaye cy'igihugu Kabila yarakiyoboye na Kinshasa, umujyi mukuru w'igihugu. Warumajute se niki twakuye muri ibyo ngibyo. Icyo twarwaniraga nubwo tutakigezeho principalement, n'ubu ngubu uracari umuhigo, ariko umuhigo si wo kurwana, umuhigo n'uwo kwifuza ko abakongomani bagera ku bwigenge nyabwo, bakibohora nyabyo, bagakorera igihugu cyabo kandi bakagira ubuyobozi bubanogeye bumeze neza. Nico twifuza. Sinavuga ko twakigezeho, ariko twaragerageje. Imyaka twabaye mu burasirazuba bwa Kongo n'abandi bakongomani barabimenye. N'ubu ngubu baje barakubura ariko igihe cya RCD twari dufite gestion imeze neza. Abantu barakoraga, abantu barubakaga, abantu babatije imbere, abantu babonaga ejo heza hazaza. Iyo bikomeza twakageze ku kintu, ariko byarahindutse. Amahanga niyo yabihinduye, uburyo byinjiyemo amahanga ibintu watekerezaga birahinduka. Tete ndwashyize ku ntego, ariko uba wagize ibitekerezo. Donc icyo twakuyemo cyane ni imyumvire. Abanyamurenge abumva neza, ariko n'andi moko turanye hariya, abantu batangiye gusobanukirwa gahoro gahoro ko dukwiriye kubana, dukwiriye kwegerana, dukwiriye gushaka kubaka igihugu twese hamwe. Ahandi abantu basobanukiwe kuko ntawe uzokura ubundi muri Kongo. Twarabiberetse no mu manama no kuri terrain, twarabiberetse. Twarabwiye abazaga babigira ngo twebwe tuzosiga ubutaka bwacu, baribesha ntibizabo. Tuburiho tuzana mu guma, ariko namwe muguriho. Ndagira ngo mukivi turi kondane kubana, ni byiza ko tubana neza. N'ubu nibyo tubabwira ibihe byose. Iyo kazi ibonetse kubona no kubabwira ngo kubana aho turi kondane kubana, kandi kubana kubiga byo ni bibi cyane, ahubwo twabana tukabana neza, tukubakana igihugu. Urumva harimo ama principe de base muri gestion twakuyemo, twaganira n'abandi bakongomani bitavugwaga mu ngoma za mbere, bitavugwaga muri communicabilité yacu, twabiyasobanuriye mu buryo buhagije kandi n'umutima mwiza n'urukundo. Kitubwira umuntu kugira ngo tumuzahaze, kugira ngo tuguhutaze, sibyo. Tubibwira abandi bakongomani tubana tutekumva rero igihugu cyacu kizoba uko kizoba bikurikiranye no tugikorera, nuko tubyumva, nuko duhuza, nuko dushira imbaraga zacu hamwe. Ibyo twarabibakanguriye kenshi, hari n'abenshi bamaze kubyumva. Uretse ko nyine cya kibazo cy'ubujiji n'ubukene kigihariga bikurikiranye na contexte general uko imeze, kibireka ibintu bicamo vuba vuba, bigenda gahoro cyane.
murakoze cyane honorable. Ubu ngubu wumva nk'umunyamurenge cyangwa se nk'umukongomani ni irihe shema wumva uko ibintu bihagaze ubu ngubu? Ese hari ishema numva? Ntaryo ishema ribaho mu gihugu nuko haba icyerekezo kandi abatuye igihugu bose bakinjira muri cya cyerekezo politiki mu nyungu zabo bakiyubaka bakihesha agaciro ubusimba imboro ariko ndabitegereje umva nk'inama niyenda wagira nk'abayobozi bacu ubu ngubu ni nk'iyihe kugira ngo bagire icyo cyerekezo ndetse n'abakongomani bose muri rusange? Iyi nama nabagira ni ugukunda igihugu no kugikorera. Ukunze igihugu cyawe ukagikorera, nk'uragiye inka ukayivura ukayitereta n'iguha amata, iyo niyo nama yonyine natanga mu magambo ahino. Uvuze ku nka bituma kugira ngo tugere no ku gice cy'umuco. Ese ku gice cy'umuco w'abanyamurenge wumva ari iki kintu ukundamo mu muco w'abanyamurenge? Mu muco uretse ko umuco wagiye uhura n'ibibazo kandi ibyo bibazo uhura nabyo ni ibibazo by'isi muri rusange, ariko mu kintu cyari cyiza abanyamurenge habaga umurigano, habaga gukundana. Icyo nicyo cyarangaga abanyamurenge mbere mu muco wabo, ukamenya ngo uyu ni umwana kwa runaka, uyu ni kwa runaka, badata babanye na base, ukamenya nka data yaraza abantu bose mu gace k'iwabo bose kandi abari bamuzi ko ari imfu. Urwo rukundo rwabarangaga rutuma bahuriza hamwe, na n'ubwo bafashe mu ntambara bahuye nazo za mbere kuva muri 1964 zatumye barwanya n'umwanzi baramutsinda. Umuco wo gukundana, umuco wo kwegerana, umuco wo gukunda iwabo, umuco wo kureberana, udashoboye mukamufasha, urumva uwo muco ndagukunda. Ese ubona ari kubera iki uwo muco utakigaragara cyane? Okay, uwo muco ntugaragara cyane kuko twinjiye muri contexte generale y'isi, nyungu buri umuntu ukorera inyungu rusange ntabwo zikiri arayini capitalisme, ariko epi na mixage ya ma culture yo mugenda muri ma culture atandukanye hirya no hino nayo yarabaye influence. Burya caractère y'umuntu hari yuvukana, hari izanwa na influence yaho utuye n'ibyo utuyemo n'ibyo ukoreramo, byose bikugiraho impact cyane. Ndagira ngo gituma culture igenda kandi twavuze ko culture ari dynamique, nayo ntabwo iguma kuba traditionnel. Muri contexte actuel tiho bugisanga abantu bavuga rumwe bafasha umuntu wowe bose bahurira ku contexte zigeze zitandukanye bikurikiranye n'inyungu za buri umwe. Honorable, abantu benshi bavuga yuko idini rishobora kuba ryarabangamiye umuco cyane w'abanyamurenge. Ese namwe niko mubibona? Peut-être ndi twahita tubihamya ngo niko byagenze, kuko ibyo kuri nimba idini ryigisha gakiza, aho nshatse kuvuga mu buryo bwo mu mwuka, ni ryiza. Ariko kandi iyo rikoreshejwe muri bwa buryo bw'ubujiji twavuze, naryo riranasenya. Hari n'umuntu wabivuze avuga ko la religion est l'opium du peuple. Donc nshatse kuvuga ko idini ntabyo byabangamiye umuco cyane, ariko abantu ntibamenye kujera idini neza, ntibamenye kurijera neza. Donc babifashe ubuzira ubushishozi buhagije, noneho bagasenya n'ibyari bitari kwiye gusenywa muri culture. Biga ngo heze umugani, idini irakubwira ngo senya ibigirwamana, ibyo guterekera n'ibindi byose, siko bimeze kandi biga mu muco. Kandi umuntu yaba umukristo nanje ndemezanya nawe kubisenya ibyo bikavaho, kuko Imana twemeye ni Imana ifuha, ni Imana imwe rukumbi, ntabwo izihari ku izindi mana. Ibigirwamana ntibifite uruhare mu bakristo bakije, ibyo ni byo. Ariko byamara bakakubwira ngo no kubyina by'umuco wawe nabyo bibaye ibyaha. Wamara wakwibaza ese mu buryo bwo mu mwuka ko noneho ntataye ururimi rwanje, mvuga ururimi navukanye, nasanze mama na data bavuga,
siko bimeze. Nimba bazaga baririmba ukuntu kwabo aho, nimba bari bafite ukuntu bizihiza ibirori mu buryo busanzwe, ese uretse iby'ibigirwamana n'ibindi gusuka bisenya, wamarana none ugasigarana rwa rurimi rwawe, ugasigarana kwivuga, ugasigarana ndabyita gute imbyino n'ibindi byose bikuranga kandi rero bigutandukanya n'ubundi bwoko runaka, kubera iki iby'abandi by'ubyemera ariko ibyawe ukabona n'ibyo byawe. Numva ko hari ikibazo, abandi barabyinye nta kibazo ubonye, ariko wowe nabyina ata ntiyaterekereye tayizihiza ibigirwamana ntakefuka ruguru, ubone ko iwe yakoze icyaha. Tumva ko ari ikibazo cy'imyumvire, ni ikibazo cy'imyumvire. Donc idini ntabwo idini ryabangamiye umuco mu buryo bw'ubujiji, ariko usobanukiwe neza ibya culture. Reka mvuge mu buryo dukora nk'ubukwe iwacu Murenge, ntabwo ari icyaha kandi ntiwabinziza, kuko niko tuba tubigenza. Abagande bagira Abanyarwanda, Abafaransa bagira, Abongereza, urumva. Donc bura abantu ko Imana yabaremye muri culture yabo bafite ukuntu bizihiza buri gihe. Wewe ugace cyawe ukakigira icyaha, ariko wagera mu cyabandi ukabona kiremewe. Numva ko ari ubujiji. Muri principe zibaho, iyo utaye umuco uba wapfuye. Physiquement urahari, ariko culturellement tuhari. Guta umuco rero ni ibintu bibi. Ndibwira ko nimba n'umuco waranarwaye cyangwa n'ubura nibaza ahantu ifo kuwusovegarda mu buryo bushoboka bwose, ariko tukagarda les valeurs, cyatse kuvuga indangagaciro z'ubwoko, ibyiza birimo muri culture yacu ifo kubiguma. Nta mpamvu yo kubyica. Urabyica se utora ibihe n'ibintu uzitirirwaga n'izo bari ibyawe, bizo nabikora neza kuko utanabizi. Urumva? Donc ndumva kuko abantu bakandagira umuco, abantu bica umuco mu buryo bumwe n'ubundi baba biyica, baba bimaraho, baba bashaka kuyibagiza ko bariho kandi bariho, kuko umuco ni uzuranga umuntu ukanamudefinisa neza. Honorable, nk'uko twabihereyeho tuvuga, mwavuze yuko muheruka imuhira imuhira muri 1994 iwacu mukamo muri famille restaurant cyangwa se ariko Murenge na kujyayo kenshi. Iyo ugereranyije urebye Murenge usanga ugereranyije no muri Kongo, nubwo henshi umuntu atahageze, usanga Abanyamurenge ubaze n'abandi bakongomani bateye imbere kuri ubu ngubu. Hari n'uburyo babivuze yuko bagize evolution nini cyane Abanyamurenge muri iyi myaka 20, ariko wasubira kuri kote ya development ya hari Murenge ugasanga naho iracari kwa kundi yari imeze. Ese niki wumva cyakorwa niba tutitaye kuri guverinoma, usaba guverinoma, ariko nk'Abanyamurenge bakomoka hariya ubona ari iki cyakorwa kugira ngo atere imbere? Icyo ni ikibazo cyiza. Iby'ukuri reka mbanze ngaruke nawe urahavuze neza, igihugu cyo kudatera imbere kw'iwacu Murenge ntabwo ari ikibazo cy'umwihariko cyahariye honyine, ni ikibazo rusange muri Kongo n'ibindi bice bitandukanye bigendereye, uretse mu mijyi minini yari isanzwe yubatse, yari isanzwe iteje imbere. Ahandi hose usanga hari inyuma, atarateye imbere namba. Icyo ni ikibazo rusange cy'igihugu, ariko hari uravuze se niki cyakorwa ku mvukire za hariya. Icyakorwa icya mbere ni ugukunda iwacu. Waba uri Murenge, waba uri Bukavu, waba uri mu Rwanda, waba uri mu Burundi, waba uri muri Amerika, waba uri Canada, waba uri Australia, kandi hose mvuze Abanyamurenge bariyo kandi benshi cyane. Icyo mbakangurira, icyo nifuza, icyo mbasaba twese ni ugukunda iwacu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni gushyiraho akawe, icyo ushoboye gukora. Sinagusaba icyo udashoboye, ariko icyo ushoboye gukora hariya ari ugufasha kubaka amashuri. N'ubu ngubu turi mu kubikora na gahunda yindi, dufite na gahunda yindi iwacu muri village iwacu iminsi iri buze, kandi ariko ni igikorwa gikurikira ikindi, ari ugufasha kubaka amasantere de sante. Ni amafaranga abikora kandi abantu barayakorera mu isi aho tunyanyagiye hose, siko bimeze. Ariko abaturage bari hari iwacu bakeneye ibyo bigo nderabuzima, byaba ibya education, siko mvuze. Donc tubigiremo uruhare
ariko harimo n'ibindi byose byakora ikintu cyose tuzi twashoramwo imbaraga tugatabaza n'abandi b'inshuti twagiye dusanga iyo turi bashaka kudufasha kugira ngo iwacu hateze imbere hubakwe abantu babeho neza dukwiriye kubikora icyo nicyo tubakangurira cyane cyane urubyiruko ntangiriye kuri wowe n'abandi bakoze nkawe mwese dukwiriye gukunda iwanyu icyo ni icya mbere kuko ntawuzi ubyarwa n'ahantu nta ntiwa imana ngo yaremye umuntu mu gitaka hari n'abatekereza ati ubwo yaremye umuntu mu gitaka ni uvuga ngo yaremye mu gitaka cyaharya navuke imana yaremye mu gitaka cyaharya navuke uko bimeze nimba yaremye mu gitaka cyaharya navukiye cya gitaka rero ngiye kucyishimira kake urumva kuko ntiwaremwa mu bitaka by'ahantu henshi imana irakorema gukuye mu gitaka cyaharya ndagira ngo murabyumva uko nshatse kuvuga donc nshatse kuvuga ko twanatura ni Kigali nje hano ndahaba rwose ni iwacu naba no muri Amerika naba n'ahandi kuko n'abandi batuyeyo ariko kibuka iwanyu kuko hariya turacafiteho iwacu niho kwitongo dufiteho n'ababyeyi bacu dufiteho n'abandi tuvukana dufiteho n'urubyiruko abantu benshi abo bose bakeneye kubakwa kandi ingufu zabo bitwebwe muri rusange abantu banyanyagiye bisi icyo washobora cyose ikore icyo nasaba. Honorable turabashimiye mu mwanya mwaduhaye ariko mbere yuko dusoza sinzi ijambo waha abantu bazagira amahirwe yo kugira ngo babone iyi documentaire ni iyihe nama wabaha cyangwa ni ubuhe butumwa wabaha? Ubutumwa mbahereza muri rusange nuko aho baba ari hose bahakorera imirimo ni byiza ariko baze bibuka ko bafite aho bafisize ababyeyi babo. Aho ni ku Banyamulenge n'endo bagire ku Banyamulenge no ku bandi bataramo. Aho ni ku Banyamulenge namaze no kubivuga bagakunda iwabo binacobotse bakanahubaka n'ubu turanakangurira n'abandi kubaka ndetse n'imihanda bakazokontribute ako ushoboye agato ifite kagakora aho ni Banyamulenge. Abandi muri rusange batwumva ubu turi muri contexte de mondialisation ntabwo tukiri babandi bakomeye ahantu oya twebwe hano mu Rwanda tubatuye turi Abanyarwanda abandi batuye mu Burundi abandi batuye hanze bafite za nationalité z'ahandi hantu ariko ntibituba bataba b'Abanyamulenge naho abandi muri cadre ya mondialisation icyo nabasaba kudufasha kugira ngo twubake iwacu heza ni ukudufasha kugira ngo twameliore iwacu heza ariko izo condition nazo mbivuga gutyo zirasa nkaho atari zo zikwiriye kubiza mbere kuko kugira ngo kwembetsa ahantu nuko ubuyobozi busa nk'ubuhaye terrain bugaplanisa bugasekuriza bugakora urumva ari mu Arsenal biye gukorwa mbere iyo ndifuza ko ubuyobozi buzabikora muri rusange muri Kongo noneho abandi bantu batwumva batukunda batugana bakadufasha kubaka iwacu ibyo nibyo nifuza bitume dusabana n'abandi aho dutuye n'ahandi hose dusabane n'abandi. Ubu Imana ntiyaremeye umuntu kuba wenyine, Imana ntiyamuremeye kuba mu gace kiwe wenyine oya, Imana yaremye umuntu kugira ngo isi ayitegeke kandi ayikuremo inyungu zose zishoboka. Donc abo bose rero bazotwumva bazosoma iyo documentaire turabifuriza kutwegera no kudufasha mu ntegeke zose tugira kugira ngo tugire iwacu heza. Murakoze honorable ariko hari akantu nagira ngo mbabaze k'amatsiko niyenda katanajanye n'iyi documentaire hari aho mwigeze muvuga kuri Gisaro ese ubu ngubu ugereranyije Gisaro n'abandi banyapolitike bacu dufite ubu ngubu ubona ari iki bamwigiraho cyangwa se ubona ari izihe valeur yari afite principe bakurikiza? Ibyo kuri yari afite principe nziza zo considérer ikiremwa muntu nk'ahari ari kimwe ntiyayiremaga ibice ariko ndibwira ko n'abandi bahari none uvuze uti ibyo bamureberaho bamaze kumureberaho kuko iyo wayi wa mbere ukaba intangarugero uba utanze urugero nyine rwiza. Abantu benshi ngenda mpura nabo babaye abayobozi bafite le même principe barumva bakunze kubana n'abandi barumva bakunze gufasha si bene wabo gusa n'abatari bene wabo kuko umutekano wawe n'uwuhaye ubundi muntu urumva
ubutunzi bwawe n'ubwo usangiye n'abandi bantu. Iyo utuye mu karere urumva ukabumugisha ku bandi nabo babumugisha kuri wewe. Donc izo ni principe de gestion propre kandi nizo Gisaro yagira, nizo yagenderaga. Izo zari nziza cyane, yari afite principe noble, principe politique noble, urumva zari noble. Kubera rero ibyo turifuza ko n'abandi ari abahari ari n'abazaza urumva ko tugendera muri izo principe. Izo ni principe zitanengwa, zitagira umugayo. Yarameze. Sawa, murakoze ku mwanya. Murakoze cyane.